Hello friend and family, welcome back to my YouTube channel. Ikaze cyane rero nitwa Donatira, benshi bakabanzi ku izina rya TDN. Ndagusuje nimba uherereye muri Afrika, muri Europe, muri Australia, muri Canada ndetse no muri Amerika. Ikaze cyane rero kuri DONA official. Iyo wakoze subscribe, ugakanda like ku mavideo amwe namwe wagiye ubona amakomenti, warakoze cyane. Nimba kandi uri mushyashya hano nagusaba gakunze ugakanda subscribe, bakanda no kuri kakazogera k'umukara kugira ngo ujye ubona notification uko na uploadinze video ujye uyibona hakiri kare cyangwa se mu wa mbere. Uno munsi rero tugiye kureba cyangwa se tugiye kwigana bimwe mu bintu byagufasha kwangiza ubuzima bwawe byihuse. Ikintu cya mbere, gukora ibintu byinshi icyarimwe cyangwa se gutekereza ibintu byinshi icyarimwe. Urugero hano ube watekereza kuzakora ikintu runaka cyangwa se kumva mu mutwe harimo projet n'imwe ariko ntugire n'imwe uransa, ntugire n'imwe ugerageze. Urumva uzagura imodoka, urumva uzubaka inzu, urumva ukeneye kwiga, urumva ibintu byose bikarangira nta kintu na kimwe ukoze. Urumva ukeneye gutera imbere ariko nta kintu na kimwe ujya uba cyangwa se ujya ugerageza gukora. Umeze nka ya suri n'iyo imvura igwa, byose amacupa, mu dukoroboyi, ibintu byose, imifuka byose ariko muri ibyo byose iyo igiye gusoza cyangwa se ahantu finali birangirira hagerayo bike ibindi byagiye bihagama mu nzira. Rero ntukamere nk'isuri ikoyoye ibintu byose ikagezayo bikeya. Jya utekereza, sinkubujije gutekereza ariko nanone wumve yuko ugomba gutekereza ibintu nawe ushobora kuba wageragezaho. Nimba urundi rugero, nimba uri gukora ibintu runaka wakagombye kuba concentré nabyo ukabikora neza ku buryo uvuga ngo ibi bintu ndabikoze ku buryo nayerera urasangamo. Naho utangiye gukora, ugiye kuri TikTok, ugiye kureba YouTube ibintu byasohotse, ugiye kureba kuri Instagram umuntu wambaye neza, ibintu byose uratangira ujagaraye mu mutwe, byose uri kubirebera icyarimwe cyangwa se uri kugira ngo ukore ibintu icyarimwe kandi ntabwo byakunda. Imirimo ibiri yananiye injyisi. Gerageza ukore kimwe kiranse kigende neza ariko wirinde gukora ibintu byinshi icyarimwe wibwira yuko aribwo ari gukora neza, kandi ibyo ngibyo bituma wangiza ubuzima bwawe, bigufasha kwangiza ubuzima bwawe. Rero nimba wakoraga icyo kintu, tangira ukigendere kure, tangira ukirinde, wumve yuko ugomba gukora ikintu kimwe ukagishyiraho umutima wawe wose. Icya kabiri, kudafata inshingano. Nimba uzi ko mu buzima bwawe ujya wirinda gufata inshingano, ni ikibazo cyane kizatuma kikwangiriza ubuzima. Tuvuge urugero, urashaka gutangira business ariko nanone uracyafite bwa bwoba, ntabwo uri kwemera kuzafata risike zizavamo izo arizo zose, nimba ari ibihombo cyangwa inyungu, ntabwo uri kwemera ko bikubaho cyangwa se uri kumva hajyayo undi muntu. Hari ukuntu ibintu biza ukumva hajyayo mugenzi wawe kandi ari wowe bifitiye inyungu, kandi ibyo byangiza ubuzima bwawe cyangwa se bwangiza ahazaza hawe, bigatuma hari ibintu bitakagezweho kandi wagombaga kwiyemeza gukora ikintu cyangwa se gufata inshingano ukiyemeza ukabijyamo n'umutima wawe bikagenda neza. Nimba wakoraga icyo kintu cyangwa se wirinda kuba wafata inshingano, ni ikintu cyangwa se ni indwara ikomeye cyane, niko navuga, yatuma ubuzima bwawe buba bubi cyangwa se nta buzima ufite ubundi, mbese muri make. Icya gatatu, gutegereza amahirwe. Ukicara aho ngaho ukiryamira ukumva yuko amahirwe naza azakugwirira, kandi nturi gushyira imbaraga mu gukora, nturi kugerageza ngo urebe n'ayo mahirwe nimba anakunda, ahubwo uriyicariye uriryamiye. Ni wa muntu ubyuka igihe ashakiye kandi azi neza ko nta kintu yakoze ngo aruhuke. Ni wa muntu uzi neza ko nta kintu ari bwinjize. Rero ntugategereze amahirwe ngo bizikora. Gerageza nawe byanga ariko wagerageje. Ikintu cya kane, gerageza kwirinda ibigare cyangwa se kwishora mu ngeso mbi zose izo arizo zose. Aha ngaha yaba ibigare byo kuba wanywa inzoga, wajya muri ya mikino yo gusheta ukaba wahomba, niyo waba wunguka ntabwo ari ngombwa kujyamo. Bya bigare ibyo ari byo byose ukisanga uri wa muntu ugize amahirwe, uba ufite aho ukura amafaranga, araboneka ukajyana mu kabari, araboneka ukajyana
kuba wayagura umukobwa cyangwa wayagura umuhungu, araboneka ukayajyana muri bya bintu ubu iminsi 5 yonyine amafaranga aba yashize, araboneka ukaba waguza nyine ikintu uzi neza ko cyagukoronije cyangwa se nakwita ikiyobyabwenge muri wowe cyangwa se kuri wowe urakizi neza, tangira ukirinde. Ushaka kubona amafaranga ukihutira kujya mu isoko ukagura umwenda, icyo nacyo ni ikiyobyabwenge. Irinde isoko cyangwa se irinde kumva yuko utanyuzwe muri wowe cyangwa se wirinde kumva yuko ibintu ufite bidahagije, tangira wumve yuko ibintu ufite bihagije kandi unyuzwe nabyo. Wirinde kuba wasesagura muri ubwo buryo cyangwa se wakora ku buryo wishora mu bigare, ugasanga kuko kanaka yaguze imodoka nanjye ngo mbe nyigure, kandi yenda yayiguze ni urugero ni present yahawe n'umugabo we cyangwa se n'umukuzini we cyangwa se n'inshuti ye, ariko wowe kuko wumva ushaka nawe kugura imodoka, nawe ugiye muri banki cyangwa se ahantu ku mushuti wawe akuhaye inguzanyo cyangwa se aguhaye credit, ugiye nawe uguze imodoka, ariko mu by'ukuri ntabwo wari wabipangiye. Igerageza nyine muri we wumve ko ibintu ufite cyangwa se uko umeze uko nguko unyurwe, ahubwo yenda upangire uko ejo bizamera, ariko nanone wifuza ibintu uko kubona wakifuje, ureke kwifuza ibintu bitari ngombwa muri ako kanya. Ikintu kindi wakwirinda kutaganya cyangwa se kutiganyira, ahubwo wishimira ibyo ufite, kuko nugomeza kuganya cyangwa se kuganya ni nko kuvuga ngo ibintu ufite ntibiguhagije cyangwa se biracyari bike, bijya kumera wabijyanisha nk'agashyari mo ukuntu, ariko intimba uzi kugira amaganya, ukaba uri wa muntu udashima n'ibyo ugezeho, ukaba uri wa muntu uhora nanone wiganyira kandi ukaganya wigereranya n'abandi, kanaka bimeze gutya njyewe ntabwo bimeze gutya, Yesu, kandi ugasanga ibintu byose uri kubishyiramo Yesu kandi ari amanyanga urimo, ari ibintu byatuma rubanda rwinshi rutagufata neza. Kwiganyira nimba uzi neza ko wagikoraga, tangira ukirinde ku buryo kitazatuma wasubira inyuma cyangwa se ubuzima bwawe bujya ahaga cyangwa se bwasubira inyuma, ku buryo uri wa muntu ushobora kuzisanga uri no gusabiriza. Ikindi kintu, kutagira intego mu buzima bwawe bwatuma ubuzima bwawe bwangirika, ukaba uri wa muntu uri muri ba bandi bavuga ngo nta myaka ijana, ngo nta myaka ijana, ubwirwa n'iki se ko nayo, ese ubwe uyigize kandi nta kintu uteganya urumva wabaho gute? Ukaba uri wa muntu inzoga zabase, abakobwa babase cyangwa se abahungu babase, nyine ukabaho wowe nta ntego ugira, ari wa muntu bavuga ngo bwire, cyangwa se wanayigira ukayigiramo y'amagambo ukamera nka ya nyoni yugama munsi y'urukoma, imvura yagwa ikagwa nyinshi yahita nyubakira iki, nyine ugatuma cyangwa se haza, ni nko kuvuga ngo haje ikibazo ariko ubonye uburyo gikavaringa mu buryo bwihuse, nyuma yaho kandi uracyafite amahirwe ugahita ubivamo. Ibyo rero byo kubivamo ujye ubyirinda, ahubwo urebe ko wabona amahirwe yo kujya imbere ku buryo kitongera kugaruka ikibazo cyiza wakirangije kukirinda, ureke kuba nk'iyo nyoni irindira ikibazo cyaje ikigira munsi y'urukoma cyangwa se munsi y'igiti, ku buryo imvura itayigwaho nayo yahita ikisubiraho, imipangu yari ifite ikaba yabivamo. Cya gihe wumva ko udashobora kuba washyigikira mugenzi wawe cyangwa se kuba wumva yuko utamwifuriza icyiza, ibyo bintu nabyo bizatuma usubira inyuma, kandi nanone nta muntu wigira uwo nguwo uri kwanga niwe ushaka kuba yakuzamura, kandi nanone nimba uzi neza ko wifuza cyangwa se wumva ufite proje z'igihe kirekire, tangira umenyane n'abantu, wige uko bakora, wige no kubana nabo, nimba ari indyarya sinkubwiye ngo nawe uze abiryarya, ariko nawe tangira umenye kubana n'indyarya cyangwa se umenye no kubana n'abantu beza, cyangwa se nyine uko umuntu ameze umwakira, umenye kubana nawe, umenye ubucakura nimba bufite, umenye kubana n'incakura nyine, kuko kuri ino si utabanye n'incakura neza wasanga n'ubuzima bwawe bwakwangirika, ugahura n'incakura ishobora kuba yakugurisha, ariko tangira umenye kuba
wabana n'incakura cyangwa se wabana n'abantu bose amahoro, cyangwa se nyine nimba hari ikintu ushaka kugeraho utangire wimenyereze kubana n'abantu neza, kuko abantu niyo support ya mbere, udafite abantu nta kintu wageraho. Namwe murabizi, yaba ari muri business, yaba projet iyo yose igira abantu. Tangira rero ubane n'abantu neza amahoro, kandi wirinde kwiyemera. Nimba hari n'ibintu wagezeho cyangwa se wakafashwe, wibuke ko hari ahantu wari uri imbere, kandi iyo utangiye kuhibuka wibuka naho ushaka kujya, cyangwa se wumva hantu wahoze urota kugera, wumva ufite inyota yo kuba wahagera. Gabanya akantu ko kwiyemera cyangwa se ko kumva urenze abandi, wumve ngo ni wowe uzi ibintu wenyine, abantu baba bagufata nk'imana yabo. Nimba uri ahangaha ntacyavurwa, nimba uri ahangaha ntacyakorwa, ni kanaka ukizi wenyine. Tangira wirinde ibyo bintu. Nimba unabizi, umenye kubibanamo n'abantu, umenye kuba wabagabanyiriza kuri ubwo bumenyi ufite. Abantu ntibakwijundike, cyangwa se abantu batangire bagufate neza, abantu batangire kumva ko uri umuntu w'agaciro mu buzima bwabo, ariko nibatangira kumva ko uri umuntu mubi, uri wa muntu uhagera bagacira, cyangwa se bakivumagura, wagenda bakagutuka kuri bya bitutsi bya mama wawe. Hari ibitutsi bagutuka byo kuri mama wawe, kandi birababaza. Rero uzirinde ko iki kintu cyakubaho, wirinde ibyo byose nakubwiye, ubundi ubuzima bwawe ntuzisange ahaga, cyangwa se ntuzisange ahantu habi. Kandi hari igihe wagombaga kuba wabutegura, hari ibintu wagombaga kuba washyira ku murongo, ku buryo ugera ku bintu byinshi. Ikindi mu buzima bwawe, uzajya uhora wumva yuko ubumenyi ufite, cyangwa se ubwenge ufite, uhore wumva yuko ushaka kubwagura, uhore wumva yuko hari ibintu utazi utaramenya, uharanire no kubimenya. kandi nk'uko nabivuze haruguru, wirinde no kubyiyemerana. Tangira cyangwa se imenyereze kwiga, cyangwa se kumva yuko ushaka kumenya ibintu runaka, cyangwa se wumve ko mbese muri make wumve ko ibintu ufite bidahagije. Ibyo nabyo bizagufasha kuba ubuzima bwawe hari iyindi step bwageramo, kandi heza hashimishije. Nubasha kumva yuko ibintu uzi bidahagije, nibwo uzashaka ibintu byinshi wakora, wagerageza, maze kuko navuze ngo utegereze amahirwe utahanye nayo gahunda, ubyirinde, ahubwo aba ari wowe ugerageza, wishakira ayo mahirwe washyizemo imbaraga zawe, kandi bizakunda. Buriya ubwenge ntabwo, cyangwa se gushaka ubumenyi ntabwo bisaba ngo ukiri umwana, cyangwa se warakuze. Imyaka ufite iyo ari yo yose, hari ibintu wagayininga, kandi bikaba byagufasha gutera imbere, bikaba byagufasha kuva hahandi wari wumva bidashoboka, ukagera ku rundi rwego. Kimwe cyangwa birateye muri ino video, ma like, ma comment, kugira ngo mbashe gukora izindi video. Please, abantu bose nimwibagirwe gukanda subscribe.